abateze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro nimugira amahoro. Muri kumwe na Pastor Amoni Rugelinyange mu kiganiro kivuga uko Yesu adukunda. Dusenge Imana. Data mwiza, tugushimiye ko dukunda kandi ko waduhaye umwana wawe agapfa mu cyimbo cyacu. Uturinde guhagarika umutima kuko tugufite. Dushoboze kwakira Yesu atubashishe gushyikirana n'Imana na bagenzi bacu. Kandi Nyagasani, ibutsa abumva ikiganiro bose ko ari nawe dukesha imigisha n'amahoro. Kandi Data, dushoboze kubonera urukundo rwawe muri iki kiganiro kubwa Yesu Umukiza wacu. Urukundo rwa Yesu wageze kuri twebwe, rudukuraho rwose urubanza rwo gupfa. Aradukunda, 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 Yesu mutabazi. Agahugu gato kigeze kubwira se kati, Data ndagukunda cyane kubera ibintu byinshi unkorera n'ibyo umpa byose. Dore n'iyi myenda nambaye ni wowe wayimpaye. Ayo magambo yabwiye se ubwo yari yicaye yisomera igitabo. Ngo se yumve ayo magambo, aramusubiza ati, mwana wanjye ndagushimye, ariko niba unkunda jya kunzanira amazi yo kunywa, mfite inyota. Nuko umwana arishima, agenda yihuta ajyanye igikombe ngo azanire se amazi yo kunywa. Nyamara amazi yari ateretse aho uwo mwana adashyikira neza. Ngo yakoze uko ashoboye, azana intebe ahagararaho, ariko ntiyashyikira. Kubera ko yari mugufi, ananirwa kudaha amazi ngo ashyire se wari ufite inyota. Aho bigeze abona ko atarekeraho atazaniye se icyo yamutumye. Agaruka aho se yari yicaye, aramuhendahenda ati, papa ngwino umfashe simpashyikira. Nuko se arahaguruka ajyana n'umuhungu we aho amazi yari ateretse, aramuterura. Nuko umwana adaha amazi yuzuza igikombe, se amushyira hasi ajya aho yari yicaye. Umwana aramukurikira amushyira ya mazi, aramubwira ati, papa akira amazi nkuzaniye. Nuko se afata ya mazi yafashije umwana we kudaha, arayanywa, arashima umuhungu we cyane. Uwo mubyeyi wahawe ayo mazi niwe watwandikiye igitekerezo agira ati, nubwo ari igihe wafashije umuhungu wanjye kudaha ariya mazi, ariko nta mazi yigeze kunshimisha nk'ariya, nubwo umwana wanjye yansabye kumufasha. Imana idukunda bitangaje, kandi ntidusaba gukora ibirenze ubushobozi bwacu. N'ibyo dusabye gukora ni umwana wawe Yesu ubidushoboza kandi bikayishimisha. Indirimbo imaze kuririmbwa iravuga ngo, urukundo rwa Yesu rwatugezeho rudukoraho urubanza rwo gupfa. Aradukunda, 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 Yesu mutabazi. Mu gitabo kuririmba usobanukiwe, Singing with Understanding, cyanditswe n'uwitwa Osbeck Kenneth, ku rupapuro rw'169 n'170, havuga uko iyo ndirimbo yanditswe. Uwayanditse yafatiye ku magambo yo muri Mariko igice cya 10:16 avuga ngo, arabakira abaha umugisha abarambitseho ibiganza. Urukundo rwa Yesu ratangaje, rugera no ku bana bato. Iriya ndirimbo yanditswe mu mwaka w'1860, yarushije izindi zose gutuma abana bakunda Kristo. Amagambo yayo yanditswe n'uwitwa Anna Bartlett Warner. Anna yavutse mu mwaka w'1820. Yavukiye ahitwa Long Island muri New York. Kandi se yari umuhanga mu by'amategeko.
ubwana yari amaze imyaka 17 avutse nibwo bimukiye hafi ya West Point. Amagambo y'indirimbo yabanje kugaragara mu kanyamakuru k'icyongereza kanditswe na Suzana mukuru wa Anna. Mu rurimi rwacu twakita bivuge kandi ubishyireho ikimenyetso. Ayo magambo yo muri ako kanyamakuru yakomeje kwibukwa n'abantu benshi. Uwitwa Linden niyo yakoresheje akomeza John Fax, umwana wari ugiye gupfa. Ibyo byatumye abana bose bakunda iyi ndirimbo kugeza n'uyu munsi. Se wabo bakobwa wari umupfakazi cyangwa umupfakare. Amaze gupfa, abakobwa be bagize ingorane zo kubura ikibatunga. Bahitamo gukora umurimo wo kwandika ibitabo. Wari umuhanga wo kwandika yari Suzana. Anna nawe yanditse ibitabo n'utunyamakuru twinshi. Mu mwaka w'1858 Anna yanditse n'ibitabo by'indirimbo zivuga iby'itorero riri ku rugamba. Nyuma bisobanurwa mu zindi ndimi mu mwaka w'1869. Indirimbo y'ikirangire muri zo ni iyi Aradukunda cyangwa Urukundo rwa Yesu. Mu gihe gito iyo ndirimbo yari imaze kugera no mu bindi bihugu. Bamisiyoneri bajyaga bavuga ibitekerezo by'ukuntu iyo ndirimbo yatumye abana benshi bo mu bihugu bifite imico itandukanye bamenya Yesu. Ni imwe mu ndirimbo za mbere zabanje kwigishwa abantu bamaze kwiyegurira Imana bo mu bihugu bitari bimwe. Anna na mukuru we Suzana barize cyane kandi babaye abategarugori b'abakristo bitanze. Ubuzima bwabo bwose baburangirije hafi y'uruzi rwa Hudson muri New York, ahantu hari hatuje kandi hiherereye. Bari batuye hafi y'ikigo cya gisirikare cy'Abanyamerika cyitwa Military Academy West Point. Kandi abo bakobwa bakundaga kwigisha ijambo ry'Imana mu ishuri rya Bibiliya ryabaga ku cyumweru. Abantu babaga muri iryo shuri rya gisirikare bakundaga aho abakobwa bari batuye. Iyo ndirimbo yakunzwe ndetse n'abantu bo mu madini yari ataraye Kristo. Ba misiyoneri bajyaga bavuga ibitekerezo by'ukuntu bumvise abayoboke b'idini ya Buddha bayiririmba mu nsengero zabo. Uwitwa Heinz Sims wanditse igitabo cy'indirimbo z'Ababatisita mu mwaka w'1956 niwe wavuze ko igihe yasuraga urusengero rw'abayoboke ba Buddha muri Hawaii mu mwaka w'1954 yumvise abana baririmba mu nsengero za Budista bavuga bati Buddha aradukunda, Buddha aradukunda. Ayo magambo ari muri cya gitabo navuze kuririmba usobanukiwe ku rupapuro rwa 237. Tugarutse ku ijwi ry'iyo ndirimbo, uwitwa Dr. William Bradbury niwe warihimbye. Iyo ndirimbo yatumye ivugabutumwa ryihuta mu gihugu cy'Amerika. William Bradbury yavukiye muri Maine muri New York ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 10 mwaka w'1816. We yari umusore yimukiye i Boston muri Massachusetts aho yamenyaniye na Lowell Mason witwaga se w'amashuri ya rubanda yo muri Amerika, yari n'umuririmbyi w'itorero. Bradbury yari umuyobozi wa korali n'umucuranzi mu matorero y'Ababatisita y'Ibuvazuba, aho yamenyekanye cyane kubera umurimo yakoreraga abana. Icyatumye Bradbury abikirangirire ni ibirori by'indirimbo yaremeshaga buri mwaka, aho abana barenga 1000 babaga bateraniye kandi bambaye imyambaro isa, maze bakaririmba indirimbo uwo Bradbury yahimbye. Bidatinze Bradbury yaje kwitangira kwandika ibitabo byinshi by'indirimbo. Kuva mu mwaka w'1841
kugeza igihe apfa mu mwaka w'1868 yari amaze kwandika indirimbo zigera kuri 59 zirimo indirimbo z'idini n'iz'isi. Bradbury niwe wahimbye ijwi ry'iyi ndirimbo Aradukunda mu mwaka w'1861. Amagambo yahimbwe na Anna Warner nk'uko byamaze kuvugwa. Uretse ko Bradbury yongeyeho gusubiramo kw'igice giheruka gusa. Anna kandi niwe wanditse indirimbo ya 494 mu gitabo cy'indirimbo z'Abadiventisti cy'Icyongereza ivuga ngo tuzabona Yesu. Anna yapfuye mwaka w'1915 amaze imyaka 95 y'ubukuru. Ishuri rya gisirikare ryamuhaye abahambwa mu irimbi rya gisirikare nk'aho yari umwe mu basirikare kuko yari umuntu w'ingirakamaro. Hari ibyo tugomba kwigira kuri Anna wanditse iyi ndirimbo Aradukunda. Tugomba kumwigiraho kumenya ko Yesu adukunda. Yesu yaradukunze kugeza ubwo twitangira ava mu cyimbo cyacu. Ikindi tumwigiraho ni ugukurikiza Yesu ku byo gukunda abandi. Yesu yanga icyaha ariko agakunda umunyabyaha. Nyamara twe turabicurika, aho kwanga icyaha turangana kandi twarwara inzika abaduhemukira. Iyi ndirimbo iratwigisha gushyira mu gaciro. Mu gice cya 3 cy'iyo ndirimbo, Anna Warner yaravuze ati, koko yaradukunze, yadupfiriye twese, natwe dukunde dutyo abakiri mu byaha. Gusubiramo kwayo ikomeza ivuga iti aradukunda, 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 Yesu mutabazi. Aho Yesu azazira aje kwima ingoma ye, nibwo tuzumva ijwi rye ati mwakoze neza. Aradukunda, 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 Yesu mutabazi. Dusenga Imana. Data mwiza, tugushimiye ko udukunda kandi ukatwitaho. Tugushimiye Yesu waje kutugaragariza urukundo rwawe. Ubwo Yesu akunda abanyabyaha bamubambye ku musaraba, dushoboze natwe gukunda abaduhemukira. Dushoboze kurangwa n'urukundo rw'Imana rwagaragariye muri Yesu Kristo. Tongeye kandi Data, duhe kubabarira abandi nk'uko Yesu yababariye abamubambye ku musaraba. Duhe gusobanukirwa n'ukuntu dukunda kandi uduhe gukundana dufashijwe na Yesu umukiza wacu.